muri iminsi duhere muri Murera mbere uko twataka APR sibyo byaba byiza. Reka duhere muri Murera. Duhere muri Murera. Ikipe ya Rayon Sport, abafana b'ikipe ya Rayon Sport mwigire hino tuganire. Abafana ba Murera ni muze hafi. Ku munsi w'ejo. Yego. Hari ikiganiro n'itangazamakuru mu Nzove. Yego. Ni ikiganiro cyari cyatumiwemo abanyamakuru, cyari kirimo perezida w'ikipe ya Rayon Sport Twagirayezu Tadeyo, cyari kirimo n'abandi bayobozi, umuyobozi wa Skol nawe yari ahari ngiranga amafoto kuri YouTube channel, Muyiza aragenda yaterekaho kabisa abantu baragenda bayabona. Ari Karufa icyari cyatumye abantu batumizwaho byari ukuganira kuri week yo gutegura Rayon Day. Ubwo twahita Rayon Week. Yego. Icyumweru cy'abareyo ni icyumweru cy'abareyo kizasozwa tariki 15 cyahariwe abareyo. Ni icyumweru cyahariwe abareyo kizakorwamo ibikorwa bigiye bitandukanye. Harimo imikino igiye itandukanye y'igicuti, ibikorwa bigiye bitandukanye nko gusura urwibutso rwo ku Gisozi. Yego. Kuremera abatishoboye. Mbese n'ibikorwa bigiye bitandukanye. Mu byukuri kubasusurutsa kugira ngo abantu bave mu bwigunge. Witwa DJ Brian ni DJ Bisoso. Wapi ni DJ Bisoso? Ni DJ Bisoso na MC Anita Pendo n'umuhanzi Kenisoro. Umuhanzi Kenisoro nawe umuraperi wawe ugitwa Zeo Trap. Zeo Trap nawe azaba ari tayari. Abantu muri weekend ubwo ngubwo murumva ko naraka tuba twatangiye kugenda tubinjiza mu makuru agezweho muri siporo cyane. Reka abantu muza no kuri YouTube channel. Abantu baraza abantu nkunda kuri YouTube channel kuba ndi kwivugisha ndi kwitotoma niganiriza. Abantu baraza ntabwo biba biryoshye. Muze tuganire. Baze tuganire. Bwe tuba turimo kukomoza tuvuga tutese mu byukuri ko Rayon Sport ifite gahunda ki muri iyi minsi koko muri iki cyumweru byabahariwe. Reka tubyite gucyo ni ibiki bafitemo ibikorwa nyamukuru bateganya byaba ari ibihe. Ibikorwa nyamukuru. Yego. Arufa reka duhere tariki kuri kalendire yabo tariki ya mbere. Tariki ya mbere. Dore ku itariki ya mbere kwezi kwa 8 ejo bundi si byose. Tariki ya mbere ikipe ya Rayon Sport izaba kuri website yabo iseho birisubura. Iri Nyanza. Ku itariki ya mbere ikipe ya Rayon Sport izabanza ije i Nyanza mu rukare bwami. Ubwo ni Rayon Sport kwivuko bavuga ni kwivuko. Yego. Iyo uvuze Nyanza uhitongera ngo kwivuko. Urumva? Rayon Sport ku itariki ya mbere izaba iri hehe? Izaba iri kwivuko. Izaba iri Nyanza. Izaba iri Nyanza. Yego. Aho ngaho Rayon Sport byanga byakunda usibye ni Nyanza utangiye kureba kakano ka Bedi bamukore kamaze nka surprise. Traje nako tukagarukaho. Rayon Sport ku itariki 6 nanone. Oya ku itariki 5. Ni itariki 5. Nako ku itariki ya mbere. Hari itariki ya mbere. Izaba iri Nyanza. Izaba iri Nyanza nk'ibisanzwe. Yego. Ariko kubiri Nyanza izaba ifite no gukina. Izakina n'ikipe ya RS Nyanza hari match ifiteyo. Izakina na Gasogi. Izaba yayimanuye. Na Gasogi bazakina Nyanza. Niho bazawisuranya. Cyane. Inyanza. Cyane. Niho bazawuterera. Yego. Nibyo koko Rayon Sport na Gasogi bazaba ari cyane. Aho ngaho iyo match nakorwaho. Umuntu witwa Hani Gasogi yarutse kurya ibitego bine. Anita Pen azaba hari na Kenisoro bari kuvanga imiziki hariya bagurukana ba DJ Bisoso. Ubundi Anita Pen ariko yaravuga abareyo muri hehe bimeze biteye. Iri kwitegura neza cyane. Aho ngaho nibuke ko imaze gukina umukino umwe wa gishuti. Harya yakinnye na Miroplast. Na Miroplast ka bayitsinda 3 kubusa. Karumva ntabwo ari igipemo cyiza Miroplast yo mu cyiciro cya kabiri man. Ariko urumva gukina na Gasogi. Ya PER n'intare. Bimwe by'ejo ntabwo twabibara. Ntabwo ni bitabarika. Twabifata nk'ibintu bitabarika. Ariko aho ngo Rayon Sport ku itariki ya mbere turi muri Rayon Sport turi kubabwira uburyo Rayon Week izaba yubakitse. Aho ni hamwe. Ariko mbere y'uko kujya ku itariki ya mbere Arufa ikipe ya Rayon Sport ifite umukino ku cyumweru. Ejo bundi ku cyumweru umusibejo izakina niye. Izakina n'ikipe yitwa AS Muhanga kuri stade y'Imuhanga. Harya ni kuri 27 cyane. 27 nibyo kuko bafitanye match. Harya bazakina i Kigali cyangwa bazakinira kuri stade y'Imuhanga. Ubwo bazakinira Muhanga kuri cya kibuga cya Muhanga. Niho bazesuranira. Ubwo ku cyumweru ubwo ni mbere y'icyumweru cyahariwe abareyo. Urumva ko abareyo ku cyumweru bazabanuke babanze kurya show y'Imuhanga. Babanze bakubite Muhanga kujye Gatera Musa barimbura. Ashaka no kubarimbura bazi ngo ni imikino. Ashaka no kubarimbura bazi ngo ni imikino bare no kugenda bigengese. Yarasinyishije haraba yakuye muri za Musanze cyane. Kana na equipe mu cyiciro cya mbere man.
Muhanga arazamutse nabwo ekipe y'injegajege. Hanyuma ubwo tariki ya mbere bazaba batangiye Rayon Week. Babivugaga kwanza Rayon Week izabitangiye. Yego tariki ya mbere nyine ubwira atangirana n'ukwezi kwa munani. Rayon Week izatangirana n'ukwezi kwa munani. N'ukwezi kwa munani. Urumva? Ikipe ya Rayon Sport wabigarutseho izaba iri ku ivuko i Nyanza. Ikina n'ikipe yitwa Gasogi United mu ntara y'Amajyepfo. Twagiye aho ni hamwe. Tariki 6 z'ukwezi kwa munani. Tariki 6 bajya ingoma. Bazajya ingoma. Naho bazaba bari kumwe n'abahanzi urimo uwitwa Zeo Trump, Ken Solo ndetse Anita Pendo, DJ Bisoso. Iki cyumweru abo bahanzi bose ndetse n'aba ba DJ bazaba bajyana na Rayon Sport bakubita show hariya. Umuziki umeze neza. Umuziki bawucanga bawuvuyanga bagera gutebe bivuyanga ibintu ari uburyohe. Ahangaha Rayon Sport izafite match na Gorilla. Igipimo cyiza Gorilla. Ibintu bya Metres. Metres. Bituntu n'utwo ngo twabagenda barapaka mujongira mumeze neza cyane. Aho Rayon Sport izakina na Gorilla. Ariko Rayon Sport iri ku mwiteguro. Rimba 6 Rayon na Gorilla. Rayon Sport izeswa na Gorilla. Gorilla kunganya n'ikipe ya APR 2-2. Mosengo tasere. Mosengo agazongeye igaragaza Mosengo yegera igaragaza Akayezo Jean Bosco. Akayezo Jean Bosco. Rugaju rigana ari kuri barimo kugenda batoza ba Rugaju nubwo ari muri za stage reka za abarekirasa umusaza. Mubi cyane ndamwemera kandada abayifite. Ibintu byo tuba dushaka. Arekirasa akiniye Amavubi. Umukinnyi yakiniye Amavubi urya ari sekane. Ntabyo nzi. Barekirasa barawuteye mani. Yakiniye Amavubi barekirasa n'abarejanderi. Abarejanderi b'igihugu utagira ngo ni ibintu byaho ngo nkabayerekesha Imana bo. Ubwenda bijo n'abajime muri isa bo. Yego. Nabarekirasa hafi aho ngaho rero. Arekirasa nawe yakiniye Amavubi. Cyane. Aye nkayange. Ubwo ni ku itariki zingahe? 6. Twagiye ku itariki 9 bamanuraho gato cyane ku itariki 9 z'ukwezi kwa munani. Rubavu sa ntazongera gukongoka mani. Rubavu. Bazaba bakina ngo biberaga mu mamodoka ariho bakonfirmera. Kumuripuko se warameze nk'Isodoma n'Igomora. Ibintu bye kumuripuko ngo byari bimeze nabi cyane. Ariko se ariko igoma nyine igoma barya shoka. Nabigoma bari bamanutse se. Uri kumva ikirori cyaba cyabereye i Rubavu. Abantu bigoma baba baraho hafi. Bivugira Igifaransa n'Ibiswahili barundaho n'iringara bazanye n'amadolari. Bimasisi baba bamanutse bose. Irubavu Sarya mu bwatsi bwa M23. Irubavu yarabohuje byararangiye. Oya ndi kuvuga igoma. Nyindi goma nibyo ndi kuvuga za igoma hare hose nibyo bice biyakikije. Si mu bwatsi bwa M23 se. Cyane. Se ya control. Nazabonaga na hose. Bonaga none hafi n'ahantu bita za Kisoro muri Uganda. Yego. Urumva. Aha ngaho rero Irubavu nanone abanyarubavu bamenye ko sho igiye kongera gushyuha. Ikipe ya Etincelle izesurana Rayon Sport. Izesurana n'ikipe ya Rayon Sport. Ubwo Etincelle byose itozwa na Seninge Innocent. Cyane. Mubi cyane. Irahari. Hari amakuru yagiye ahwihwiswa ngo baho kwingo bashabarara ngo bagiye kumanuka. Byaravuzwe ariko biragoye. Abakinnyi n'abasitari. Emmanuel wo kwimugane ntabwo Emmanuel wo ni top scorer niwe witwaye neza mu ikipe ya AS Kigali kandi yasoje ku mwanya wa 3 n'umukinnyi mubi. Ni biragoye ko yajya mu ikipe mu ntara no Ampolice nka Etincelle. Etincelle ziba zikunda guhura nabyo by'imishara n'ibiki. Cyagiye ufise duhamagara president ntabwo byibuka. Naye bashaka umurimbura ahari sibyo rimeze. Enoke bigeze akareka Rubavu kigeze no kumwishyuza cyane rwose avuga ati ntabwo ibintu by'amabarwa biyigeze gucicikana ubuyobozi bwa Etincelle butumvikana n'intuza n'akarere kubera imikoreshereze y'amafaranga nka bino bya twumvaga muri za Gicumbi n'ibiki byose. Urumva aho ro Etincelle naho izesurana na Rayon Sport ku itariki zingahe? Ku itariki 9. Urumva muri iyi Rayon Week ya 2025 ase mu ntara y'Amajyaruguru basakina n'ikipe. Oya mu ntara y'Amajyaruguru nta kipe bazakina. Tutabeshye mu ntara y'Amajyaruguru hari ikipe Rayon Sport izaza gukina. Ubwo urumva Rayon Sport mu ntara y'Amajyaruguru ikipe yabiri favori gukina ni Gicumbi cyangwa se Musanze. Zo ziri muri Première Division se. Ariko nabyo birashoboka ko bazakina match na nuza na Musanze. Musanze niyo ndimo guhamirwa ko Gicumbi iracyari mu myiteguro. Gicumbi yo nabakinnyi ifite naki. Baracyari mu myiteguro Gicumbi ntabwo iratangira imyitozo. Umva baracyari. Oya nabakinnyi ifite ubivuga ngo yatangiye kugenda isinyisha. Ariko ntabwo muri make ariko ntabwo yari yatangira imyitozo. Gicumbi ibikorwa byo nirashaka kubishyira hagaragara. Biracyari ibanga.
nibitinde bizashyira bizajya hagaragara bro Rayon Sport kwesura nawe bazakinira ubwo ni iburasirazuba iburengerazuba no mu mujyi wa Kigali birumvikana kuko tubanze twamamaza tugaruke byiza amahirwe yo gutsinda nyenyesho hadiye buri kwezi bakajya bama 500,000. Inkuru ya misigaro ni kimwe n'iya Jean Paul Harerimana na Jean Pierre Niyonizeye nabo batsinze Shwadiru bakaba bahembwa 500,000 buri kwezi mu gihe cy'umwaka. Wicikwa nawe kandi akanyenyeri 240 akanyenyeri 2 urwego mu mafaranga 500 utsinde. Inzozi Roto tsinda dutsinde. Okay, ni ibyo ngibyo rero twagendaga ko tubabwira ku ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza kabisa. Ubwo ngubwo birumvikana ikipe ya Rayon Sport muri iki cyumweru cyangwa se muri iki cyumweru cyahariwe umureyo, no kuvuga ko ikipe ya Rayon Sport izagenda ikina imikino ya gicuti igiye itandukanye. Baraza kuyitangira tariki ya mbere y'ukwezi kwa 8, ariko kandi bazagenda baherekejwe n'abahanzi twabigarutseho. Kenisoro azaba hari, uwitwa Zeo Trap azaba hari, aba DJ Bisoso, Anita Pendo, ndetse bagenda nabo basusurutsa abantu kabisa, aho Rayon Sport izajya igenda muri izi ntara zitandukanye twagiye tugarukaho, yaba mu burasirazuba mu karere ka Ngoma, i Nyanza ku Ivuko mu majyepfo y'u Rwanda, ndetse birumvikana bazajya ni burengerazuba mu karere ka Rubavu bagenda bahatana. Hanyuma andi makuru ari kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport kugira ngo tugende kabisa tuna va mu ikipe ya Rayon Sport, kugeza ubu niratangaza witwa Bigirimana Bedi, urumva rufa ntabwo iramutangaza, ariko mu kanya gato ikipe ya Rayon Sport ibinyujije ku rubuga rwabo rwa X iragize iti yego tuze wumve ku rubuga rwayo rwa X ubwo ni kuri Twitter. Iragize iti wapfa rwose wapfa. Uri kumva barangije bandika ngo wapfa intwaro y'igipimo nyacyo 25 July 2025. Uyu munsi turi tariki zinga? Uyu munsi tariki 25 uyu munsi. Mu kanya gato ikipe ya Rayon Sport iraza ku breakinga uyu munsi, ariko ku breakinga Bigirimana Bedi rero nanjye niwe ndi guha amahirwe menshi kubera ko Bigirimana yari yagiye yari ari mu biganiro n'ikipe ya polisi yo muri Kenya, ariko byanze bisa n'ibyahagaze byanze. Ariko amakuru haravuga ko Rayon Sport amafaranga yose Bigirimana yabasabye yamaze kugera kuri konti ye. Miliyoni 25 kuri konti y'abareye, kuri konti y'umugabo w'umurundi. Ariko bitwa Bigirimana Bedi naramuka asezekaye muri Rayon Sport, ibintu byo bihaye by'agatogo byo kugenda bavanga gatogo kararyoha, nta by'agatogo mu ikipe ya Club Giant wa mugani. Ikipe nini ni gute ikipe nini ni gute uzana ibintu by'agatogo uri kugura? Nta by'agatogo ntabyo, uragura abantu bivanje utamenya n'iki. Bigirimana uyu numwe ushobora gutangazwa mu kanya aratangazwa, ariko hari andi makuru none avuga ko akagahungu ko muri Rutsiro bita Habimana Yves ako Rayon Sport gashobora kuza gutsimbura umugabo witwa Biramahira Bedi wamaze kubona ikipe muri arya ni muri Algeria. Yagiye muri Algeria rwose, muri Algeria kabisa, witwa Antoine Herge. Yego yagiye ikipe itwane muri Setifu sinibuka neza nafo ngaho niyo yagiyemo, urumva. Ariko akagapete nagahanga mani. Uyu mupeti n'umuhanga kuko ari mu bantu batsinze ibitego byinshi cyane muri champion. Hoya no mu irushanwa rya Esperance nawe yitwaye neza cyane pe. Ariko nanone icyo nemera ni kimwe, ese wowe uri Rayon Sport uri gupfa gufata ibyo ubundi ntabwo ubuzi cyafata icyabo. Ibyo bintu abantu bajya babyikura mu mutwe. Ntabwo ari umukinnyi mubere, ntabwo ari mu bari ko ari ku rwego rwa Rayon Sport ishaka amatsinda se ntabwo ariko Eriya ikibazo cy'abagera n'ikindi debugira ikibazo cy'ubwira Yves uri kumva ni umukinnyi mwiza ku rwego rwa Rutsiro gute siko nese ntabwo atsinze za Rayon Sport
ntabwo yazidihaga izo za pera ntiyazinjije ibitego kubitsinda se ifi n'inkoko se yatsinze bike muri aperi ko yageze mu bikangase biterwa n'uburyo umutoza agukinisha aho yagukinishije famiya rotifi ariko se iyi kipe ya Rayon Sport ifite uno mugabo baramuzana reka manze nkubwire ufite uwitwa Atupu Wisa uri kumva ufite fari nganye nubwo atari yagaruka ataragaruka agomba kugira squad nini wa mugabo none se bafite abanyanigeria bari gukora igeragezwa muri Nese abanyanigeria bazakinisha abanyamahanga champion mu Rwanda abanyamahanga gusa nibafite se wapi Ive yabaje gusimbura nde yabaje gusimbura Beramahera Bedi none se Abdulaziz se ni umunyarwanda nyine Harerimana Abdulaziz wavuye muri Gasogi ariko ntabwo ari umukinnyi neza nagara wa Rayon ntabwo tumuzi neza ko ntabwo ari ku rwego rwa Habimana Yves none se reka mubaza wowe urajya kugura wibuke ko nanone hari wabavuyemo inde wabavuyemo nyine Beramahera Bedi yagiye kuba yabavuyemo ahubwo mbona yuko ari amahirwe kuri Rayon Sport bagomba kugira squad nini ihagera ariko se bari babagira ariko squad nini haraba bazanatiza ushobora no gusanga nabo ngo barimo kuvuga ngo ni ba Abdulaziz babana batije ariko se nyine nicyo kibazo Habimana Yves niwe naza bazamutiza oya ntago bamutiza none se yakibanzamo azakibanzamo Yves agakina hehe umwanya Beramahera Bedi yanyuragamo ku ruhande Biramahera Bedi regamenya ko nawe yari kuzajya asimbura atsimbura none se yari kuzajya akina hese Biramahera Bedi ni mwiza ari gutaha izamu uri kumva yabaye mwiza ari rutahizamu ari gukina full striker ntabwo tumuzi ari mwiza cyane yego ku ruhande naho arahakina bigakunda ariko ikipe ifite abawinga baguruka nk'aba banyagabo bari kuzana ifite ba Azizi basanye kuranya ntabwo wajya guhengeka umuntu ntabwo bikunda none se yivura muzana ngo akinehe Yves ariko bazamugura nyine ndi kukubaza akinehe mu bitekerezo by'abareyo bazamugura nika gatogo nakubwiye nyine kari muri Rayon Sport ariko umukinnyi bamuzanye ni nkuko twari turimo kuvuga ngo nako ni nkuko tuvuga ngo Barcelona ngo kucyaguze Marcus Rashford kandi Marcus Rashford birumvikana we azajya asimbura none zari umwanya afite muri Barca wo kubanzamo none se kuki bamuguze ariko bamuguze babizi ko ari umusimbura none se uyu nguyu Yves baramugura nk'iki nawe ntaza bo umusimbura nawe ushaka kuza umusimbura wabandi bakinnyi none se ntabwo barimo ariko se aruva rero ashaka kujya mu myitozo ugasanga agaragaje urundi rwego bikarangira abo bose urimo reka nkubwire Yves ni umukinnyi mwiza waza muri Gicumbi agakora akazi waguma muri Rutsira agakora akazi wajya muri Kiyovu agakora akazi wajya muri AS Kigali agakora akazi ariko ntabwo cyane yajyamo agakina oya winyobya babango baba baca barara winyobya abangaba rwose yabivuze oze winyobya no muri polisi yajyamo agatera urumva cyane Yves yajyamo agatera ndetse polisi akoze ko polisi bara mu Rwanda polisi ifite tayici se si bahangana ariko hano se polisi ku isoko yavuyeho burundu byararangiye polisi bundi nibisa nk'ibyarangiye oya ntabwo bavuga ngo byararangiye kuko oya polisi ntabwo izasubirayo Ben Musa ikipe ari kuyubaka yitonze ariko icyo nkubwira kuri Rayon Sport ikintu nabagira inama ni kimwe ikintu nabagira inama ni kimwe Rayon Sport nigabanya ibintu by'akavuyo nigabanya ibintu by'amarangamutima muri football nigabanya ibintu bya nepotism by'ikene wabo nigabanya ibintu by'ubujyanja nigabanya ibintu byo gupfa kurokirita rekritoma nana hamwe ikorwa hajemo amarangamutima rekritoma nana hamwe igikorwa buri muntu wese avuga ko ashaka umukinnyi arufa ntabwo uzajya kurokiritira ikipe nanjye ngo njyemo moyizajyemo hano usanga nk'abantu bose bari hano buri muntu wese afite umukinnyi arufa tuvugisha ukuri niba ajya kurokirita umunyamakuru hano kuri radiyo Shingiro arufa uzarokirita uwawe bose arokirita uwe soft arokirita uwe base wanyana nabo barokirita babo iri kubihuza gute na Rayon buretse nze bikubwira nyine yego ndinze biguhuriza noneho ugasanga nuri mukora buretse noneho ibyo ngibyo byose nibimara kuba gucya bikaba gato buri wese ashaka uyu undi ati hoya undi ati mumuzane undi ati hoya undi ati mwamuzanye ariko sinamwishaka gati ntakirimo muri Rayon Sport hakwiye kujyaho umuntu ufata imyanzuro muri Rayon Sport buri wese ararokirita cyane
Rwagacondo ajya kumumena yabonayo Tonic Itoga ati nabonye umuntu ucimaka akaba aramuguza ntibabanze kwicara se ngo bamuganire akaba aramuganiraho ikiza oya tuza nuko butaziberamo imbere ndani babanza kumuganiraho nibagera groupe se bahuriraho ya WhatsApp hanyuma reka nkubaze bamuganiraho uretse nkubaze bamuganiraho Musongo Tasera akagera mu biro bya Rayon Sport agiye gusinya umwe agahita nyerera ati nge simushaka ari we warigombaga gusinya none se katasinya kandi umwe yarabigaramye bamwe baragiye baramushima ngo ne bari bamwumvikanye ibyo nakubwira buri wese ararokirita oya ntabwo ari ukorokirita ahubwo ikibazo hari ukuntu umutoza azanye umutoza wo kumwungiriza ageze mu Rwanda ati ngewe mwamurekura mutamurekura azayiguma ariko umutoza wibuka ko nta byangombwa afite nta byangombwa afite ashobora kuba arimo kwiryohereza mu Rwanda igihe cyo kugenda kizagera bizarangira yitoje ajya kuri bando tusha toje bizarangira yitoje ko batanga amazina n'ibiciro n'amakara licensing none kari ibya kafu yajyamo gute reka basezererwe ariko ni nkuko bavuga ngo wajya mu kazi udafite diplome azize niba nta byangombwa afite icyo nzi cyo n'ibya kafu ntabwo ari ibyo muri Ferwafa nibyo nkubwira nyine niba ntabyo imikino mpuzamahanga ntazayitoza ariko nirangira uwitwa Feruzi ahambirizwa ahita bamuhambiriza tubihanga amaso tuzaba tubireba hariya Rayon Sport twitinzeho cyane ubwo tujye mu ikipe ariko se ubwo andi matariki ya Rayon Sport se si rukenze kuri nibwo bazasoza nyine banamurika abakinnyi n'ibiki byose abo baguze bazaba bamurika mu kibatupuisa ko tubazi n'isi ariko bose babambika imyenda isa kenshi bakabashyira bate murebe squad hari uwo bazongera se bakicaza ku ntebe y'ubwami hari bashobora gutera bakabicaza ku ntebe y'ubwami bakongera bakamushyira muri rya uyu bavuze ati ni igipimo nyacyo none cyane bashobora kumwicaza ku ntebe y'ubwami mu kandi kanya gamusezerano iyi Rayon Sport kuri Rayon Day niho nzayipimira iri gukina na Yanga iyo ni Rayon Sport